wanjye nashatse umugabo mbana n'umugabo tubyarana abana babiri ariko mu kubyarana b'abana babiri nyuma yo kubabyara havukamo ibibazo umugabo akajya ajya gukora yajya gukora nkasigara mu rugo ndeba abana mbatunganya ariko abantu bakamujya mu matwi bakamubwira ese wa mugabo we uzajya wirwa ukora ugaburira umuntu udakora ubwo uba wumva uzabivamo umugabo nawe agenda ahinduka gake gake umugabo uko avuye gukora akaza akankubita ngo angaburira ntakoze nkavuga ese wa mugabo we ko nta kazi ngira ko nkora agashobotse akadashobotse uragira ngo nzakore nako nashoboye umugabo akambwira ati jya ubyuka nushaka uzajye wirwa ugenda no mu muhanda ariko menye ngo wagiye umugabo nageze aho ndabyuka nkajya ngenda nkajya mu kazi nkakorera 5 saa icyo gihumbi nkakizana ariko umugabo nabwo bakamubwira ko mba nagiye mu kazi ahubwo nirirwa mu bandi bagabo wa mugabo nabwo arongera arahinduka yava mu kazi n'ubundi akaza anuka nabi atangira kongera kujya yongera akankubita buri munsi rimwe na rimwe sindare no muri urwo rugo nkajya kurara ahandi mu baturanyi mu gitondo nagaruka mu rugo umugabo akambwira ati se wa mugore we ko waraye mu gasozi ukaba ungarukiye mu rugo ubwo ugarutse gukora iki nkamubwira se wa mugabo we uva mu kazi ukaza ukankubita ngo simba nakoze najya gukora ngo niriwe mu bandi bagabo ubwo uba wumva koko nzabikoraho iki ngewe ko nkubwiza ukuri nukumve ubugira ngo ngewe nzakora iki umugabo akanga kubyumva ariko nyine nkihangana nkaguma muri rwa rugo nkabinyuramo nkanyura muri ibyo bibazo byose ariko nkabyihanganira ariko n'ubundi umugabo akanga akambera ikigeragezo ubu ngubu mwabanye sinzi ikintu nzakora kugira ngo uriya mugabo areke kujya anyuka inabi buri munsi ese nzakora iki ese nzamuhunge ngende ese nimuhunga nkagenda abana banjye nzaba mbasize nongera ndihangana nsubira muri rwa rugo ndusubiyemo nabwo umugabo aranga n'ubundi kamera irakura akankubita buri munsi noneho singira n'umwenda wo kwambara niyo nari mfite yose yarayifashe arayitwika kugira ngo arebe icyo nzajya nambara kugira ngo mbese njye nirwa nambaye ubusa ku gasozi nta mwenda ngira nta shinge nta rugero gusa abavandimwe n'inshuti zo ku ruhande nibo bangirira impuhwe bakaba babasha no kumpa ku kenda nkakambara ariko urugo rwo rwose mba mbona rwarananiye kubera umugabo mubi sinzi ikintu nanjye ubu namukorera kugira ngo abashe kuba yatuza sinajya gukora ngo yumve ko nagiye gukora ahubwo yumva ko nigiriye mu kabari cyangwa se mu bandi bagabo ntago yumva ko mba nagiye gushaka akazi cyangwa se ngo njye guhiga nk'abandi ahubwo we yumva ko mba nigiriye mu zindi gahunda ubwo rero sinzi ikintu nakora kugira ngo rwose mu rugo rwanjye habonekemo amahoro gusa usibye Imana yonyine n'abantu bazajya babasha kumwumvisha ko ibintu byose ari ukwihangana
nk'ubu mu minsi yashize yarankubise akubita n'umwana, ubu njyeweho rwose yangize indembe y'aho ngaho, abana nabo ni ukwirwa bajujubya, nta kintu yabamarira, ni ukubabwira ati mugende mubwire nyoko, ahari ntabwo mumureba, mugende mumubwire abagurire ibyo mwumva mushaka, njye ntacyo nabamarira. Abana bakaza bakabimbwira, nkababwire se mwabana mwe ko mubona so yankubise yangize gutya, njyewe muragira ngo mbakorere iki koko? Ko nanjye ubwanjye nibereyeho, ubu murabona nabafashe iki? Abana bakambwira ati rero mama, papa ntago azakureka n'ubundi mu gihe ukiri muri uru rugo, reka tumuhunge twigendere arusigaremo wenyine, hanyuma turebe ko amahoro yaboneka muri uru rugo. Nkabwira ati rero mwabana mwe njye ntaho najya, kuko njya gufata umwanzuro wo kuza muri uru rugo ntago mwe mwari muhari, ntago nabiberanganyiriza, rero nzarugumamo, ubwo nyine niba ari ukunyica azanyice, ubwo nimpfa nyine muzamenye icyo nzize, gusa papa wanyu ntimuzamubabarire kuko niwe uzawunyishe. Umugabo mu gihe ndi kubwira abana gutyo aba aratashye, araza ati wa mugore we rero, igihe wahereye wicaye ndakurambiwe, kunkangisha ngo waravunitse, ngo ntubasha kugenda, ibyo simbyumva nta nubwo bindeba. Haguruka ahangaha muri uru rugo ugende urebe iyo ujya, njye sinkushaka aha muri uru rugo. Nababwiye se wa mugabo we uranyirukana, uru rugo ninde uvamo, uri kubona ndajya hehe n'aba bana? Ati ibyo by'abana ntago bindeba, nta na kimwe bindebaho. Ubwo ndavuga ati rero uru rugo ntago naruvamo, ahubwo reka nihangane nugumemo, nushaka unyice, kuko nunyica ntago nzapfa, nzasiga abana bazajya banyibuka bavuga ati bari abana bari abo kwa runaka, nubwo nyina yitabye Imana ariko yazize se. Ubwo rero nza kwihangana nguma muri urwo rugo, umugabo akajya nkubita akankubita, mbese no kumahira ibyo ngaburira abo bana nabihahe, akababwira ngo mujye kubwira nyoko abahahira ibyo murya. Abana bakamubwira ati se ko mama wamugize kuriya nta kintu akibasha kwikorera, ubu tuzabaho ute nawe waradutereranye, tuzabigenza ute ko nta wundi muntu dufite twajya kubibwira? Abana bakaza bakambwira ati rero mama, twebwe turabona papa nta kintu azongera kudufasha. Ubwo abana bari bamaje gukura, bamaje kwigira hejuru, bakagenda umwe akareba icyo yakorera umuturanyi, akaba yamuha n'ako gafu k'igikoma, bakaza bagateka ka gakoma bakabasha kuba bakanywa. Ariko ubuzima bumeze nabi, ise nabwo yasanga batetse ka gakoma rimwe na rimwe akakimena, b'abana bakabwirirwa. Abana nabo bigeze aho birabacanga, abana umwe ageze aha aratoroka aragenda, ubu naburiye irengero rye. Ubu mbese mu mutwe byarancanze, ubu kuba narabuze n'umwana wanjye mba numva byarambereye ikibazo pe. Gusa sinzi niba umwana wanjye ahantu ari amahoro, gusa uwo nasigaye kuko byarambabaje kuba se yarangize gutya, nkaba narabuze n'umwana wanjye, nabyo ni akarengane.
umugabo udahinduka uhorana umunabi ku mutima, sinzi ikintu namukorera. Gusa abana buriya kubyara nabyo ni byiza, abana baranyihanganisha bakampumuriza bakambwira ko nyuma y'ibi hazaza ubundi buzima, ariko umugabo we ntago abasha kuduha amahoro mu rugo, ahora atujujubya buri munsi. Mbese ubwo sinzi ikintu twazakora kugira ngo tubashe kuba twagira amahoro muri urwo rugo n'uwo mugabo. Gusa kuruvamo byo byarananiye, kuko nduvuyemo yarushakiramo undi mugore ugasanga abana banjye babayeho nabi, babayeho mu buzima bubi. Mbese byambereye urujijo, nanjye ubu nabuze ikintu nakora. Gusa nzajya nkomeza nihangane, wenda azagira hahinduke abashe kunyumva, nawe abone ko ibintu byose akora ari iby'ubusa. Gusa uriya mugabo Mana yanjye, ubu ngubu rwose nanjye nabuze ikintu namukorera. Gusa n'abana mfite bafite umutima mwiza, ariko se aba ashaka kuturwanya buri munsi. Ubu sinkiva hasi, mbese yangize indembe y'aho ngaho, mbese yangize ikimuga kitereye aho ngaho kitagira icyo cyikorera, ntacyo nabasha kwikorera, nta n'ikintu nakwimarira muri make, usibye Imana yonyine n'abaturanyi n'abagira neza babasha kumfasha, nkaba nabona icyo ndya nka. Ariko ubuhamya natanga ni uko kuba muri iyi si ni ukwihangana.